ibibazo biri mu gihugu nta wundi muntu uzabiturangiriza, ntabwo ari umunyamahanga uzabiturangiriza, nta muntu uzava hanze ngo aze kurangiza ibibazo by'abanyarwanda. Abanyarwanda nitwe tuzabyirangiriza. Niyo mpamvu ngira ngo mpumurize babandi baravuga ngo Ingabire wafashe pasiporo ukagenda ntaho nzajya kuko ndi mu gihugu cyanjye, ndifuza gufatanya n'abanyarwanda kurangiza ibibazo biri mu gihugu. Ishyaka rya Yifuza y'inkingi rero dufite gahunda rwose yo gufatanya n'abanyarwanda tukubaka igihugu cyacu, tubaka u Rwanda umunyarwanda wese yibonamo, umunyarwanda wese yiyumvamo, umunyarwanda abaho nta bwoba, umunyarwanda yumva nta kibazo afite icyizere gikomeye ko ibyo bintu bishoboka. Nabivuze ni nicyo mu Gifaransa bita volonté politique itari yaboneka, ariko ntekereza ko ari abari ku butegetsi, ari n'abari muri opposition, ndavuga bari hanze. Ubwo bushake tugomba kubugira bwo kumva ko tugomba guhuza imbaraga tukubaka u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo. U Rwanda ntirwongere kuba isoko y'impunzi, u Rwanda ntirwongere kuba isoko yo kuvuga ngo urwo rutera intambara mu karere k'ibiyaga bigari. Rwongere kuba isoko ko abanyarwanda u Burundi bavuga ngo ntabwo dushaka kongera dufunza imipaka, twongera kuvugana n'u Rwanda kubera ko barimo badutera ibibazo. U Rwanda rugomba kuba u Rwanda abantu bose bavuga bakavugana rwa Rwanda rubamo Imana ikarugwirirwamo ikanarutahamo. N'urwo Rwanda nshaka kubakana hamwe n'abanyarwanda kandi zira ko tuzabigeraho. Mu minsi ishize hari amashyaka 5 yibumbiye mu kitwa P5 na FD inkingi irimo yandikiye umukuru w'igihugu Paul Kagame amusaba ibiganiro bigamije demokarasi mu mahoro. Icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bwana Richard Sezibara yaravuze ngo icyo bita amashyaka nta yazi bafashe nka association. Mwakigiraho iki ari association ari ishyaka cyangwa mbona uko turiho kandi bakaba bazi ko duhari. Hagomba kuba ubushake bwa politike ku mpande zose, bakumva koko ko ibiganiro ari ngombwa, bakabisaba bumva ko bikenewe kandi bizarangiza ibibazo dufite mu gihugu, nibazo by'ubwabo kubafasha kuva hanze bakinjira mu gihugu bakajya ruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Abari n'ababutegetsi nabo bakumva ko ubwo bushake buhari bakabugira kugira ngo bumve ko nkatwe abanyarwanda turimo dusaba ibyo biganiro, dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu kandi dufite ubushake ko ibyo bibazo biri mu gihugu cyacu birangira nta maraso yongeye kumeneka. Muzi ko igihe cyose urebye mu Rwanda ko igihe cyagiye gishira abantu bagiye bumva bati ubwo uburenganzira bwacu turabuhawe reka dufate intwaro. Ntekeza ko ndetse ishyaka rya FPR na Perezida Kagame bari mu bambere ibyo bintu babyumva neza, kuko ntekeza ko bajya gufata intwaro mu mwaka w'1990 nuko bari barabujijwe uburenganzira bwabo. Ntabwo rero uyu munsi numva ukuntu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuga ati abo bantu simbazi kandi turi abanyarwanda. Ndibuka mu gihe cyo kwa Habyarimana nawe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nawe wari icyo gihe Kazimiri nawe bamubwiye kujya kureba sinibuka hariho FPR yariri yaravuze ati ntabwo nabonye, ati nabonye imitiritiri. Ndagira ngo ibyo bintu by'abanyepolitike byo gusuzugurana cyane muri iki gihe tugezemo abantu babishyire hanze. Twe gusuzugurana kuko turi abanyarwanda twese dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu mu mahoro. Ntabwo mvuga rumwe n'ubutegetsi ku ngingo zimwe ibyo bibazo bimwe namaze kubivuga, niba rero tutabibona kimwe kuki tutahura ngo tuvuge tuti ibyo bibazo Ingabire urabibona gutya, twebwe turabibona gutya, tugashaka aho duhuriza n'ibyo muri iyo tegeko cyo kuvuga consensus, tugashaka aho duhuriza none tukabishakira umunsi twese tukazamura kuko nemera ko dushyize hamwe. Ariko urebye mu mushyikirano uriya uzambwira hari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi burimo ntawe, haba harimo abantu bose bakoma mu mashyi bavuga ko ibintu bigenze neza. Twanagerageje kenshi koherezayo ibibazo tubona ko bibangamiye igihugu, nta na kimwe nigeze numva kigeze gisomwa mu bibazo tunoherezayo. Mwohereje mu buhe buryo? Hari inge nari muri gereza ko bagenzi ko babikoze kuri Facebook bohereje ibibazo, kuri za Twitter bohereje ibibazo, ariko nta na kimwe kigeze cyakirwa ngo twumve bagisomye. Donc rero ibiganiro nsaba nifuza ko mu by'ukuri byagombye kuba mu gihugu cyacu, na nifuza nshyizeho umutima rwose nshaka no gushyiramo imbaraga nyinshi, ni ibiganiro hagati y'abanyepolitike, hagati y'imiryango ya societe civile, hagati y'amadini. Abo bantu bose babandi mu Rwanda bavuga ngo ni bavuga rikijyana, tugashaka uburyo duhura izo mvugo zacu, ubwo buryo bwacu bwo kubona ibintu budahuje, tugashaka uburyo tubihuriza hamwe tukareba ese ibyo bibazo ntitwabibonera imiti. Kandi ndemeza ntashidikanya ko rwose dushobora kubibonera imiti, kuko nemeza ko abanyarwanda dushyize hamwe nta kiza cyo kuri isi tutageraho uruhare ntacyo, kuko abanyarwanda turi abakozi, tuzi ubwenge, tuzi ntacyo tutageraho. Ikibura ni kimwe, ni ubushake bwo kugira ngo abantu bumve ko bagomba kwicara bakaganira. Madame Victoire Ingabire, tugarutse ku barwanashyaka bawe bafunzwe bagera 9 niba nibuka neza, mubakurikirana mute? Turabakurikirana kuko icyambere bafite abanyamategeko babunganira mu mategeko. Icya kabiri hari umunsi wo gusurwa ku wa 5 bajya gusurwa,
ariko nk'uko wari umaze kubivuga hari 8 ni 9 ariko ndagira ngo nibutse ko dufite vice president wa mbere twagira Imana Boniface kugeza ubu tutaza amakuru ye kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 ntabwo tuza amakuru ye ari umuryango we ari nanjye ubwanjye twagerageje kwegera inzego zibishinzwe ari urwego rushinzwe abafungwa n'abagororwa ari n'urwego rushinze ubugenzacyaha twabasabye ko badufasha kumushaka no kumubona nkaba nizera ntashidikanya rwose ko icyo gikorwa bazagikora ko barimo bagikora nkaba nizera ko minsi mike bazamutugarurira kandi ari muzima agasubira muri gereza. FDI ntabwo twigeze dutinya kujya imbere y'ubutabera, ntabwo bavuga ngo yaracitse kubera gutinya ubutabera kuko ntabwo twigeze dutinya kujya imbere y'ubutabera. nkaba nizera rwose ko bazamugarura akajya mu butabera hagahanurwaho ibyaha akagaruka mu muryango we kuko afite abana batoya baramukeneye, afite umudamu mutoya, umuryango we uramukeneye kandi natwe mu ishyaka turamukeneye. Mu byo bashingiyeho babahamya ibyaha avuze ko mugegera mu Rwanda nageze ku rwibutso rwa jenoside muvuga ko hashobora kuba harabaye jenoside ebyiri. Mu byo bashingiyeho babahamya ibyaha mwicuza iki? Ndagira ngo mbabwire ko sinigeze na rimwe mvuga ko habaye jenoside ebyiri mu Rwanda. Ni ibintu ngira ngo urubanza wararukurikiye twabigiyeho impaka kenshi, ni ibintu bashakaga kwemeza ariko ngira ngo urukiko rwa Rusha rukiko ruhana uburenganzira bwa muntu rw'umuryango nyafurika rwemeje ko rwasomye disikuru ngewe ubwanjye nivugiye basanga ntaho nigeze mvuga ko habaye jenoside ebyiri mu Rwanda. Ndetse n'iyo urebye umwanzuro w'urukiko rwa mbere rukuru rwari rwankatiye ntabwo rwemezaga ko navuze ko habaye jenoside ebyiri, rwemezaga ko ubwo napfobye jenoside kuko bavuga amagambo kuko navugaga kandi kuko amagambo niyo navuze ko mu Rwanda habaye itsembabwoko ryakorewe abatutsi, hanyuma haba n'ibikorwa byibasiye by'intambara afite mu gifaransa niho byumvikana neza le génocide et les crimes contre l'humanité. Ubundi ni ibyaha bibiri bitandukanye kandi byabaye muri uru Rwanda. Ntabwo ibyo bintu mbivuga bikuye ari ibintu mpimba, ntekereza ko noneho nyuma y'imyaka 8 noneho hari n'amakuru menshi yaje yabonetse kuruta ayariho muri kirya gihe nabivugaga, ariko nabivuga na raporo zari zihari kuko ngira ngo abantu hari ibintu abantu batazi. Iyo giye kwareba muri raporo za Loni zanashyizeho urukiko rwa Rusha basobanura neza ibyo byaha mu Rwanda uko byakozwe nuko byagiye bikorwa. Ntabwo rero kuvuga ngo abanyarwanda tugere ku bwiyunge turenga ibyo byose byatubayeho, turenga ubwo bwicanyi bwabayeho, tureba ubutabera buhana ibyo byaha byose byabayeho. Ntabwo nabivuze ngamije gupfobya jenoside, ntabwo nshobora kuyipfobya kuko jenoside ni cyaha gikomeye yahitanye abantu benshi, imbaga nyinshi. Abo yahitanye ni Abanyarwanda, ni ikintu cya mbere. Niyo mpamvu ntabwo nshobora kuyipfobya kuko yavukije u Rwanda abana barwo. N'uyu munsi turacyafite ingaruka z'ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi. Sinshobora kuyipfobya, sinshobora kuyihakana. Wenda icyo nabonye n'abacikacumu twagiye tuganira kenshi, wenda barambwiye bati hariya kubera ko ariho twunamira abantu bacu, wenda ntibyari ngombwa kujya kuhavugira n'ubwo bwicanyi bundi bwakorewe Abahutu.